ikibazo gikomeye cyane. Abantu bubaka ingo ziri fragile zitamara kabiri, noneho abantu bakibaza ngo kuki ingo z'ino minsi zitamara kabiri. Bamwe bakaguha ibisobanuro bakakubwira ngo kera ingo zarakomeraga kubera ko twari dufite umuco wacu wa Kinyarwanda, twari dufite biriya ntabwo ari byo. Kuko kera icyatumaga ingo zikomera uno munsi iki gihari. Nahoze ndeba ngo tugiye gusezeranya iyo niyo rumenya bahaguriye iyo ngiyo muri Yesu, sibyo? Nko mu Bubiligi cyangwa se ab'Imana yateranije hamwe n'akagira umuntu batandukanye, kuko Lionel na Aline bahuje umutima ngo bashyingirwe gushyingirwa kwera, bakaba bihamije imbere y'Imana n'imbere yacu, bakaba basezeranye batyo, bakaba byerekanije gutanga impeta no kuyakira no gufatana mu ntoki. Icyo gitumye nanjye mvuga nti uyu ni umugabo n'umugore bashyingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.
nziza nubwo dutangiye dukerereho gatoya ariko bijya bibaho. Ndagira ngo dusenge Imana noneho dutangire umurimo wo gusezeranya. Turagerageza kwihuta kugira ngo mwese bibagendekere neza. Amen. Ndagira ngo muri apology Lionel na Ali ko baje kare, ariko Emmanuel na Juliet buriya ntibabuze bibatiza mu nzira ko Satani ajya gukora agakererezo kuko ubundi akabwica ubundi akabubishya, ariko amaherezo ava mu nzira ukabikaba. Haleluya. Kandi n'ubuzima niko buteye burya, hari igihe ubuzima butangira neza cyangwa bugatangira nabi, ariko icy'ingenzi ni uburyo burangije. Ndagira ngo rero dusenge Imana hanyuma twihutire kujya mu ijambo ry'Imana, hanyuma turakurikizaho kubahiza abageni, tubasabire umugisha niba yatanga. Turagushimiye Mana yacu, reka umugisha utanga uretse twebwe twasaba we kuri iki gikorwa tugiye gukorera ngaha cyo gusezeranya Lionel na Aline no gusezeranya Emmanuel na Juliet. Reka imbaraga zawe zigaragara aha. Ijambo ryawe riratubwira uzabana natwe mu byo dukora byose. Reka imbaraga z'Umwuka wera zibe kuri iri teraniro, amagambo tuvuga mu ijambo ryawe, indahiro warahira, amasezerano tuza kubakoresha n'imigisha tuza kubasabira, byose bikorwe mu izina ryawe, bihesha abantu gusa umugisha. Izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndashima Imana yateguye ubukwe akabona bubaye, aha hari impamvu yo gushima Imana, kuko iteka ryose mu bukwe habamo na Satani, ariko si mu bukwe gusa no mu bindi byiza byose. Burya rero iyo ubonye abantu b'abasore nk'aba Emmanuel na Juliet, kandi Emmanuel uzi kubyihanganira, iyo turi mu rusengero ntabwo dukoresha za raka. Ubu imbere yanjye uri Emmanuel tumwesige, ntabwo uri afandi, ntabwo uri aderese, kuko rango uri uyu munsi muzabukiriye hejuru. Muraheza nka Emmanuel kuko waba ufite rango waba utayifite, ejo waba ukiri muri polisi, waba wazamutse ukagira isuku icyo gihe uba uri waba utwarije. N'Imana ikurema niba bifite. Hano rero mu rusengero ntabwo tujya tubikoresha. Niyo mpamvu nanjye itari bube mvuga ngo ni reverend kanoni, iyo ndi hano ndandwane nshatse barita buryo imbere y'Imana. Ubwo rero uruze kugira ngo twagupfobeje ngo twagusuzuguye, hari igihe umuntu mvuga ati gusa uyu ntabwo azi gusoma ranka yawe ibiri kwiriye. Oya, ntabwo ariko bigenda mu rusengero. Tubahamagara mu mazina yanyu no kuri certificate yawe baza kubibona ranka yawe ntabwo ibiri, kuko ejo nuzamuka ubwo naburanye bavuga ati uyu muntu ntabwo ari igihe wasezeranye n'uyu mugore yari Emmanuel, uyu nguyu igihe n'undi, ariko urakomeza ukitwa Emmanuel kuko n'umwirangamimerere niko witwa. Ubwo rero mubyihanganire, sibyo? Muza kukagira nakaza mwese muri ranka guhamagaye muri ranka yawe. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana rigufi cyane mu nyigisho nise ibanga ryo kubaka urugo rugakomera. Muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye cyane, abantu bubaka ingo ziri fragile zitamara kabiri. Noneho abantu bakibaza ngo kuki ingo z'iyi minsi zitamara kabiri. Bamwe bakaguha ibisobanuro bakakubwira ngo kera ingo zarakomeraga kubera ko twari dufite umuco wacu wa Kinyarwanda, twari dufite biriya ntabwo ari byo. Kuko kera icyatumaga ingo zikomera uno munsi ni iki gihano. Nahoze ndeba ngo tugiye gusezeranya Lionel umenye bahaguriye iyo ngiyo muri siporo, sibyo? Nko mu Bubiligi cyangwa se uyu mukobwa ugiye gutwara umuvanye i Kigali, famiye zanyu zizabakurikirana, nibitangira gupfa ntawe uzabahana, nimwe babiri n'Imana yawe, ariko uhitamo n'ukwayo. N'aba basore tugiye gusezeranya ari Emmanuel na Juliet, buriya bafite akazi gakomeye ko bashobora kuba ari hano uyu munsi, ejo bakamutuma kamoderi gato kamara y'amezi, ntabwo azaba. Niba umuryango ariwo wubaka urugo, ntabwo umuryango uzamusubira uzamukurikira kamoderi gato ugiye kumubuza kuba yakora y'amakosa. Ariko hari ahantu twubaka ukabuze ngo aha nubatse urugo rwanjye mfite certificate
urugo rwanjye ruzana. Ni hehe twubaka urugo rukara? Umwami Yesu yigisha amagambo aravuga ngo umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu yagwa kuko yari ishinze ku rutare. Ngo ariko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kuba kwayo kwabaye kunini. Kamarizo ikigereranyo abantu babiri babubatse. Uyu munsi Lionel winjiye muri large family y'abantu bitwa married men, abagabo bubatse rezo mariye, kandi Narine nawe agiye muri grande famille y'abafamu mariye, kimwe na Emmanuel na Juliet. Ubu mwese uyu munsi baravuga ngo bubatse, ariko ikizatuma ingo zanyu zikomera, igikomeza urugo si abubatse, igikomeza urugo nabo bubatse. Si n'urugo gusa, n'ubuzima busanzwe. Ngewe nkunda gutanga abantu buhamya. Nge ndi muto, ubundi nkunda kugendera kuri gahunda. Ubuzima bwanjye muri regiment sinjya nuzura n'akajagari, ibintu bikoze nabi bidafite umurongo, ntabwo bijyana na kamere yanjye. Mfite imyaka 19, nari kwigaga mu seminari numva z'abapadiri, ariko ajya nitega amatwi. Uzige kwitega amatwi. Ajya nitega amatwi nkumva ku myaka 19 nkumva muri jyewe harimo imitingito myinshi, earthquakes, imitingito tremblement, cyane cyane nijoro. Areba hanze abona inkumi zose zabaye nziza, noneho areba padiri n'imitingito n'inkumi nkumva bitazabona. Ibyo kuba padiri ndateka. Hanyuma ntangira seri, ntangira gahunda yo kuzubaka urugo rwiza. Nari convinced ko n'umusore ushobora kubona urugo rwiza, ko nifuza ibintu byiza. Niba utifuza ibyiza, umbwire Lionel, ujya gutoranyamo Aline muri gahunda yawe, wigeze ushyira muri equation ko Aline muzabana imyaka 5 mukadivorce. Niba ufite muri gahunda sinjye kumusezera, kuko indahiro urahira iri contradictory n'imitekerereze mbi. Indahiro urahira iravuga ngo uyu mugore ndahiriye ko tuzabana karamata, kole until death. Mujya mubitekerezaho. Noneho najya numva abantu barahira mu rusengero baganira kicwa, ntabwo nzarahirira ndahiro. Nihambire umukobwa umwe wotifu se intambwe nagira imbere nkabona umurusha kugira atanu. Do I stick to the same woman? Nzaguma nihambire uwo mugore kuko natinyaga ikindi kintu gikomeye cyane, natinyaga uruhemu. Tinyaga uruhemu. Nakuze mama tubwira ko umuntu uvuga iki abeshya. Mama ntubaricane umukecuru, ariko twakuze tugira ngo umuntu uvuga ikintu akagihindura aba ari umutindi. Icyangurije kuba padiri nuko ndashaka kuba umutindi, naravuga nshobora kuba padiri kuba umutindi. Narahiriye kutazasambana, narahiriye kutazabyara, aba umutindi, abyara abana hanze. Ariko nigeze no kukurongora nkajya numva nzaba umutindi, nkabara gusa uyu mugore none narahiriye ko tuzabana karamata, twakwigira imbere nka umutindi. Mfata icyemezo ndavuga nti rero njyewe sinzasezerana mu rusengero, mu kiliziya, kujya na mu gatolika. Sinzasezerana mu kiliziya, nzashaka umukobwa twumvikana, banze nshake umukobwa ufite ibyo nshima byose. Namba abana bari mwiza, namba atagira amahane, kuko ni nabyo bintu bibiri natekereza. Ibindi byose nabyihanganira, ariko umugore ugira amahane uno munsi iyo mubonye iby'ubwoba. Kandi naje gusanga abagabo bose tumeze kimwe. Umugore ugira amahane, najyaga mvuga nti ndongora umugore ugira amahane nzamuha abana amuhe n'indezo, ariko amahoro bamusigire, hanyuma njye nza kumusura n'abana baha ibyo bakeneye byose, ariko amahoro.
ngira Imana mpura na Yesu nkiri umusore ndi umwarimu muri university, ubuzima bwananiye, ubuzima burakunaniye, uzi ubwenge muri university, ndi umwarimu muri university, ubuzima bwananiye, sinigeze ngo gusinzi mu buzima, ariko hari igihe usanga ubuzima bwakunaniye, ubuzima bukakunanira ukiyigiye ngo ntuzigere ukagenda mu kigali cy'abasore bakakwicira gahunda. Ngira Imana ndakizwa mpura na Yesu, nari umwirasi, nta muntu bari kubwiriza muri Kristo, nari self confident cyane ko niba hari ibintu bitatu bishobora kwica umusore, impamvu ndimo kubabwira ibi ngibi kuko narebye nkasanga benshi bari imbere yanjye niyo kategori bashobora kwicwa n'ibyo mvuga. Ni abasitari n'abari na buriya bakurikije we basanga ari abasitari in one way or another. Abasitari murabasha, niba hari abantu baba mu buzima buri mediocre, ni abasitari. You know why I'm saying this? Nabubaye ndi umwatirete, ndi umuhanga mu ishuri, mfite confidence nyinshi, ndi umwarimu, imyaka 20 nigishaga muri university, najyaga nigisha nifashe mu mufuka, ubundi kwigisha ndabizi, najya ngenda kugira ngo abanyeshuri babone yuko nta kandi arenge kabati. Ubu murabona nababyibushye kabati, maze imyaka 32 ntari akantu k'agahungu kari aho kakara, nanjye numva ndi umusitari mu buryo bwanjye inyuma y'ubuwe, ariko ubuzima bwaranze. Hari igihe wicara ugasanga ubuzima bwawe, ariko ntwara igitabo ugeze mu cyumba cyagendanira uko nari bimeze bene wacu. Nyuma y'iki gitabo hari iki udefanda memoire uyu munsi, ushobika gukomera amashyi ugakira ubushomeri, uryamana n'umukobwa ijoro rimwe ugakira mu gitondo wibaza icyo waburiwe. Empty, buri kintu cyose cyo kwita umunezero ugasanga ni emptiness gusa. Nibyo Yesu yavugaga, navuga ngo hari abantu bubaka ubuzima bwabo bakabubaka ku mucanga, unstable ground. Hari abantu bubaka ingo zabo bakazubaka ku mucanga, ariko aravuga ngo ugiye kubigisha ukuntu yubaka aho bakabikakomera. Aravuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza azaba yibutse ku butaka. Haleluya. Ngewe ndavuga ibyonze nahagaze, ari ubuzima bwanjye nabubatse kuri Yesu, ari urugo rwanjye nabubatse kuri Yesu, imibereho yanjye yose nayishyize muri Yesu, kandi ntacyo mfite nicuza. Ku myaka 64 y'ubuzima bwanjye, nothing to regret. Nta kintu cyiza ko kubaho ugasiga inyuma yawe, wajya ureba inyuma ugasanga nta mwotsi watunguye, ugasanga nta muntu uvuga ngo uriya yarambeshye, uriya yarampemukiye. Ukagira ubuzima buri clean, ukabana n'umugore ugendagenda cyane, nta mugore w'isi ntaragana, ariko ukaba wamanika ikiganza ukarahira ngo madamu ndakubwira ko ntashobora kuguhemukira kuko mfite Yesu yubatse ku butaka. Amen. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu bamwe bubaka ku mucanga, reka muhe imicanga ibyo twubaka ubuzima bwacu n'imibereho yacu. Umucanga wa mbere twubaka wuzuye hano uburanga, ngo nabwo ni mwiza muremure w'umuboga boga. Imana yabwiye Samweli agiye kwimika Dawidi, iramubwira ngo abantu muri ibi inyuma, njyewe ndeba ku mutima. Hari ababoga benshi bagaragara inyuma bameze nk'umugabo witwa Elvis Presley, mwari muzi, yaririmbaga na ba mama banyu bari batarabona. Elvis Presley yarazwi cyane mu myaka ya 68, 9, 20, twe twiga muri primaire na secondaire. Hari indirimbo yaririmbye yavuga ngo you look like an angel, you walk like an angel, you talk like an angel. Ngo iyo ugenda ngo ugenda nka marayika, ngo niyo uvuga ngo nari marayika, ngo niyo
hari abantu who walk like an angel, who look like an angel, who talk like an angel, ariko mu mucanga. Yesu avuga ngo abantu bajya kubaka bakubaka kuri external appearance. Koyo wanabonye umukobwa mwiza abari hano bose neza kabisa. Nawe ari ndavuga ngo ubukwe bwatashywe na jolie fille, na jolie dame. Ariko at the end of the day nabonye n'ingo zirimo abantu beza. Nigeze kubibwira abantu hano, nigeze kujya mu rubanza abantu bari barubanye kuburanye hano mu mujyi, turagenda turakererwa batindamo finally basohotse baza umuntu twari tuziranye mwatindijwe n'iki amasaha 3 yose muri ku rubanza. Arambwira ati mubonye umugabo usohotse hariya typical boga, ubonye umudamu usohotsemo ufashe iyo modoka typical miss, baburana ku butane. Noneho ndibaza umugabo mwiza atandukanye ate n'umugore mwiza, iyo utandukanye n'umugore usa gutyo ujya gushaka gusama. Ariko bubatse sand ku mucanga mwiza. Undi mucanga twubakaho abajene muranawukunda cyane, ikintu cyitwa ikofi. Ikofi kabura ati hano bakora ikofi, udafite ikofi abasore barimo ariko nta kashi ubana cyuvuze imbere ikashi ikofi. Abo babiri nababwiraga bari bafite ikashi bafite n'ikofi, bafite n'ubwiza. Muzayiro wanjye biririmba kera mutaravuka yari afite indirimbo ibisamariza neza ngo etirbo eskinamajo gakomeza n'ibindi sinshaka kubyongeraho amunota ya tuyimpresi. Etirbo yaba ari neza eskinamajo yaba afite ikofi. Umucanga Yesu aravuga ngo hari ibintu twubakaho by'imicanga, ntabwo ushobora kubabwira n'ibintu byinshi ufite byinshi erega n'ubusitani bw'uburyo mu mucanga. niyo rero n'ubusitani bw'uburyo mu mucanga ntabwo ndi kugera aririmba n'abandi bamubona. Umukobwa urabona yarazwi cyane kandi n'inzobe aragaragara. Uzamuririmbira ariko n'abandi bongeremo, uzatera igitero waririmbira ufure. Imana ibamugisha. Ariko iyo wubatse kuri Yesu, ariko ndangirize kuri iyi nkuru. Abakunda gusoma, hari umugabo w'umugira cyitwa Homer yanditse igitabo cyitwa Iliade Odyssey. Bavuye gusenya umujyi wa batanu, umugabo witwaga Ulysses yajyanye n'abasirikare bari mu bwato, noneho hakaba udusimba twitwaga amasirene. Amasirene yagera ku mutwe w'abakobwa beza akagera hasi h'amafi. Yabaga ahantu mu nyanja, karirimba cyane, akaririmba muzika nziza, abagabo bakavugira kuyareba, bakagenda batwaye ubwato bakagenda bukagonga amabuye bukarohama. Noneho ariko Ulysses nawe ndashaka kumva muzika y'amasirene ariko ubwato bwanjye bw'urohame. Abwira abasirikare bati munzirike ku bwato, nimurangiza mumpambire neza mumfuke umuntu, nimurangiza mwebwe mupakire ipamba mu matwi, hanyuma twumve muzika y'amasirene. Urumva abasirikare ntabwo bari kumva muzika y'amasirene kuko bo bari bapakiye ipamba mu matwi, ariko kuko yari shefu wabo we bamuziritse amaboko n'amaguru, ntashobora nawe kwibohora ngo agende ayobye ubwato asange amasirene, ariko muzika arayumva. Amasirene araririmba, abonye ubwato bukomeje butayagaryeho yongera muzika aranabegera, babona ubwato bwa Yesu burarenze. Amasirene azaririmba afite Yesu, ubwato bwawe buzanyuraho bwikurohamo. Haleluya. Yewe yisima amasirene aririmba, reka nanjye aririmba, murebe imyaka yanjye amasirene araririmba ukayabona
bwato ndimo sigiye ugutwaye, utwawe n'umwami w'abantu. Amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu niyumvira amategeko yanjye ubuzima bwe buzaba sitego. Mwakire Yesu nk'umucunguzi. Amen. Mubakire Yesu. Imana ibamugisha. Ndagarukiza hano kuko iyo umuntu afite imyaka nk'iyanjye rero, iyo abantu bakomye amashyi kamera nk'umubyinnyi yumva yakongera umuti, ariko mwibuke ku isaha yo ntihagarara irakomeza ikagenda. Reka dusenge tubarahize kandi mbifurize ibyiza. Turagushimiye Mana yacu, reka uyu muryango wa Emmanuel na Juliette, uyu muryango wa Lionel na Ange Aline uyandikira igitabo cyawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo bakumvira bakakubaha, ngo bajyaga baganira nawe uri mu ijuru, utagategeka ibitabo bikandikwa. Andika mu gitabo cyawe indahiro bagiye kurahira, uzabaha imbaraga zo kuzisohoza. Wandike mu gitabo cyawe imigisha yose tugiye kubavugaho ntihazabemo n'umwe, uzabisohoresha urukundo rwawe n'ubushobozi bwawe. Kandi usengera abantu bose barimo hano, ugenderere buri muntu wese, umufashe kwitekerezaho, umufashe kwisuzuma, umufashe kubaka ubuzima bufite icyerekezo, bufite umurongo, ubuzima atazigera na rimwe yicuza ko yabayeho ku isi. Ikiganza cyawe gikomeye kibaha ahantu ubwoko bw'abaha umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rero ikurikiyeho turabyihutisha cyane, hanyuma mu minota mikeya tubasezerere. Gufatanyisha umugabo n'umugeni gushyingirwa kwera, uwo mubano wera Kristo yarawushimishije awubahisha kubayo kwe, ubwo yatawe kwe Kana y'i Galilaya agakorerayo igitangaza cye cya mbere. Kandi Pawulo nawe yarawushimiye no kubahwa n'abantu bose. Icyo gituma ari nta muntu ukwiriye kubikora bitumbukiye cyangwa atigiye inama cyangwa bitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zigenza, ahubwo abikore yitonze, yigira inama neza, yirinda, yubaha Imana kandi atekereza icyatumye uwo mubano wera utegekwa. Hari impamvu nyinshi ariko eshatu muri zo ni izi. Iya mbere, wategekeye kubyara abana, abo bana batozwa ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Iya kabiri, wategekeye kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ubu bashyingiranywe bahora ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Icya gatatu, wategekeye kugira ngo abo bantu babane bombi bafatanije bamarane imibabaro kuko bibakwiriye kugirirana, haba mu mahoro cyangwa mu byaha. Nuko aba bantu bari imbere yacu bazanywe no gufatanywa no kugushyingiranwa. Ndashaka kubaza niba hari umuntu mu batashye ubukwe ufite impamvu y'ukuri yatuma aba bantu badashyingiranwa nk'uko bikwiriye, yayitubwira nonaha. Ngira ngo murabizi ko impamvu tubaza ni uko ntabwo tuba twirengagije ukuri kuri inyuma yayo, kuko umwaka ushize byarabaye inshuro zirenze imwe, aho umuntu yazaga akavuga ati umuntu ugiye gusezeranya uwanjye. Rero niba ari nta mpamvu utanze ubwana kanya hasigaye kuzamuka ucecetse kugeza gusa. Amen. Kugira ngo twihute kubona abagabo n'abagore bafite inama, sinzi niba hari impamvu wumutse basezerana na
abasaza babiri abo dusabira umugisha kuri uyu munsi kugira ngo nk'uko isakazara bikaba abantu batava mu isezerano aba ariko nabo basohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye. Izi mpeta zitanzwe kandi zikemerwa ziba ikimenyetso kandi umugabo wo kubihamya bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose bakurikiza amategeko yawe yera, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo rero nsabe Emmanuel afata ikiganza cya Juliet na Lionel iryo kuryo nk'abaramuka kuri titora. Amen. Reka ab'Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Ab'Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Kuko Lionel na Aline bahuje umutima ngo bashyingirwe gushyingirwa kwera, bakaba bihamije imbere y'Imana n'imbere yacu, bakaba basezeranye batyo, bakaba byerekanisha gutanga impeta no kuyakira no gufatana mu ntoki. Icyo gitumye nanjye mvuga nti uyu ni umugabo n'umugore bashyingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. ab'Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu ubatandukanya. Amen. Ab'Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu ubatandukanya. Kubera ko na Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana Data twese, Imana Umwuka wera, ibaho umugisha bakize kandi barinde, Uwiteka bagirire imbabazi abarebana urukundo, abagwizemo imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo uburyo muzabana mukiri muri ubu bugingo uzatume mu gihe cyazaza muzahabwa ubugingo budashira. Kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, mu butware waduhaye nk'itorero ryawe, turavuga umugisha kuri iyi miryango yombi, uyu muryango wa Emmanuel na Juliet, uyu muryango wa Lionel na Aline. Mana, uko batangiye ubuzima bushya nk'umuryango nk'umugabo n'umugore, ubaha umugisha. Turabasabira umugisha uruta imigisha yose, umugisha usumba indi migisha dushobora guhabwa mu buzima, umugisha wo kugira nk'Imana ugatura mu rugo rwabo, ukababera Imana, bakakubera umuryango, ukababera umubyeyi, bakakubera abana, iminsi yose bakakubaha, bakaguha icyubahiro, nawe ukishimira kubaha umugisha. Kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, turabasabira umugisha w'urubyaro. Umunsi bazapfukama bakagusaba abana, uzabaha abana kandi ntuzatinde. Abana beza b'abahungu n'abakobwa bazaza ari bazima, bazabe bazima mu bitekerezo, bazabe bazima mu mubiri, bazabe bazima mu mico, bazabe bazima mu bugingo, bazaba abana bazaba ishema ry'umuryango, bakaba umunezero w'ababyeyi, bagahesha izina ryawe icyubahiro, bagahesha abantu bose umugisha. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, tubavuzeho umugisha w'ubutunzi. Icyo bazashyiraho ikiganza kugikora cyose bakigambiriye kijye gihabwa umugisha. Icyo bazakora cyose kijye kibabera cyiza. Icyo bazakora cyose kijye cyaguka. Umurimo bakoze wose bawukore ku buryo uzabahesha imibereho myiza kandi ukagutera kugushima. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turabavuga umugisha w'uburinzi bwawe, ukabarinda Satani n'ibyaha n'ibyamateza, ukabarinda abagome, ukabarinda ababateranya, ukabarinda ababashwanisha, ukabarinda abarozi, ukabarinda abajura, ukabarinda abanyamagambo, ukabarinda mu buryo bwose, ukabarinda ibyaha, ukabarinda ibyago,